Yes, reka rero mbifurize kugira umugoroba mwiza cyane shuti bakunzi ba Top Kivu News, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Mbaye ikaze rero makuru agezweho ya nimugoroba. Hanyuma rero shuti mukunzi wacu wo ukurikira Top Kivu umunsi ku munsi, ndagusabye ngo wigire hino kabisa kuko ugiye kumva iby'amatwi yawe atari yakumva muri uyu mugoroba. Noneho mbazaniye amakuru ashyushye, mvugira muri comment amakuru ashyushye, hanyuma nanjye nyakugezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hari watangiye kuvuga ati tubwire rero widutindira tayari nanjye niyo gahunda buriya mbanzanye mu makuru yo namaze kugafatamo buriya gahuka bagahuye n'umunyutsi. Ndagira ngo unyemerere nkubwire ibintu bibereye mu koko M23 burya nta mikino ifite. M23 burya nta mikino ifite mwoka byaramwe. Ndagira ngo nkubwire ko strategy zigwira, ndagira ngo nkubwire ko abasirikare burya bakiriho, abasirikare bakaze kandi bakomeye cyane burya ubasanga mu ntare za Sarambwe. Ndaje nkurangira aho uzakura intare batinya cyane, aho uzakura abana b'intare bakomeye cyane, ndetse babandi badatinya gushokaho rukomeye, babandi badatinya urupfu, babandi badatinya amasasu, bamwe bajyaho rukomeye aho abandi batinye ugasanga niho bo bibereye. Bamwe bajya mu ishyamba riri gushya abandi bari kurihunga. Byagenze bite rero kubera iki ninjiye mvuga ibyato intare za Sarambwe? Ndaje nkubwire operation bakoze kuko itunguye benshi, no operation ishimishije benshi. Abantu bose bari baraheranwe n'agahinda bavuga ati intare za Sarambwe bizarangira gute, ese bizagenda bite, ese Uvira tayari byararangiye nta n'uburyo bwo kuzongera kuyisubiramo. Ndagira ngo ntize umwanya muto cyane nkubwire ibintu bibaye, ndagira ngo biraza kugushimisha neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ariko nyaboneka nibigushimisha, urabyumva ibintu ngiye kukubwira nibigushimisha kuko urana ko ninje mu makuru meze neza. Shimira abantu rwose mukomeje kugenda mugira uko mubigenza. Hanyuma rero amakuru anzanye nje kubabwira ko Puezero tayari finish byarangiye, ubu tuvugana iri mu maboko y'iza Sarambwe. Ndaje nkubwira ibabere hapfirema abasirikare bakomeye benshi kandi b'abarundi. Ishyano riraguye, igikuba kicika mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare bakomeje kugenda bitaba Imana. Kandi none igitunguranye nuko aba bari kwitaba Imana bose atari abantu bari aho ngaho basanzwe, ahubwo ni abasirikare bakomeye cyane abamajoro. Noneho mbazaniye umukoroneri nawe waruguyemo. Hagati aho tayari M23 burya ntago iri gushakisha buryo ki iri bufate Uvira gusa, kuko na Baraka na Kindu na Karimi nayo ni yindi migi kandi nayo bakeneye. Ariko kandi hagati aho barashaka no gufata n'ibindi bice biri muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka nze mbabwire imigi igeze kuri 3 igiye kuba yafatwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uti rero byagenze bite ahangaha ku gakayi kanjye akamureba do guhera ku wa mbere nkateguriramo amakuru kugeza na n'isaha ku cyumweru mba nkomeje kugenda ntunganya amakuru yanjye. Hanyuma rero ayo makuru mubwiye mu ncamake yose no tugiye kugenda tugarukaho, ariko kandi tutirengagije no ku muturanyi Perezida Evariste Ndayishimiye mushuti wanjye munywanyi wanjye kabisa. Ndaje ngira icyo mubabwiraho kabisa. Yakoze ikintu gitungura amahanga. Ese uyu mugabo yaba yisubiye kuko yabonye inkoni y'ubuyobozi, yaba yisubiye akavuga ati noneho ubwo nabashije kubona uruvugiro, reka ngira ikintu nkora kidasanzwe, wenda ntungura abarundi n'abarundi kazi bo mu gihugu cyanjye mbereke ko burya ntabibagiwe ahubwo nkihari. Ese yakoze ibiki Perezida Evariste Ndayishimiye? Ni inkuru nziza rero ku baturage b'abarundi, ni inkuru nziza ishimishije cyane. Buri muntu wese ukunda ubutegetsi bwa Neva, ni inkuru ishimishije kuri buri umwe wese, ndetse waba umukunda utabutanamukunda, iki kintu gikwiye kugushimisha kuko nibwo bwa mbere mu mateka ye agikoze. Ese akoze igiki? Ndaje rero byose mbikubwire neza cyane 5 gihe rero turi kubana. Nitwa Pacifique, ahangani kuri Top Kivu News. Ndagusaba niba uzi ko udukunda kabisa, ihanganeho kabyarawe urebaho hasi yanditse subscribe ukandeho, ariko mbere y'ibyo byose wibuke ukande like. Umuntu wese uri ku iki kiganiro ndakwinginze ngo ukande like, kubera ko like hari ibintu byinshi iri buze kuza kudufasha, hari ibintu byinshi iri buze kuza kudukorera. Nukanda like biranyereka neza cyane ko wakunze amakuru nakugejejeho. Ariko kandi nanone reka mbasaba akantu, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda nyaboneka, uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze yacyo, waba uri hehe aho uri hose, ufa kuba wumva ikirimi cy'ikinyarwanda uri kunyumva neza cyane, tugendanamo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero nyaboneka mudutere inkunga, biba bikwiye mudutere inkunga kabisa, mugira uko mubigenza. Mukore mu mifuka yanyu mugira icyo mutubwira nyaboneka. Nimero iraho kuri screen, mugira uko mubigenza. Ariko kandi ushobora kutwandikira unaduha igitekerezo kuri WhatsApp, cyangwa se tukagushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kwibonera amavideo y'urugamba rw'iberano mu burasirazuba bwa Kongo. Urajye kotoya muri comment urebere iki ipastinzemo ya groupe ya WhatsApp,
hanyuma uze gukanda uraza kwisanga muri groupe, ibyo byose uzajya ugenda ubibona. Ariko nimero ni 0794468462, iyo niyo nimero yanjye WhatsApp, ntihamagarwa, uranyandikira gusa, icyakora yanakira n'amafaranga aya ariyo yose ubikoranye umutima ubishaka. Hanyuma rero munyemerere rero dutangira amakuru yacu. Natanye magira ati Intare za Sarambwe buriya nabantu babagabo cyane. Ngiye namaze gutera amapeti, namaze gukura salute nyinshi cyane kuri Afande Sultan Makenga, kuko uyu n'umugabo w'intarumikwa, n'umugabo umwe navuga ko ari umwe mu bagabo igihumbi, umwe mu bagabo bashobora gukora ibikorwa byinshi kandi icyarimwe kandi akabirangiriza icyarimwe. Byagenze bite rero? Uyu munsi operation zaramutse zikorwa n'Intare za Sarambwe zari zo kwigarurira Poezero. Navuga ngo congratulation ku Ntare za Sarambwe kuko bamaze gukora ibikorwa byose bari bapanze by'uyu munsi, bikaba byagize gute, byakunze. Kudesha po kandi ku bantu bafashe iyi Poezero, ndabakuriye salute, mbakuriye ingofero, mbabwira ati twirwaneho, cyangwa se MDP twirwaneho, ndetse na AFC M23. Muri abantu b'abagabo cyane kabisa, mwamaze gukora ibyo abanyamurenge benshi bifuje, mwamaze gukora ibyo abantu bose babakunda bifuje, mwamaze gukosora amakosa byitwaga ko mwakoze, kubera ko ibi ngibi mwakoze ni ibintu bya kigabo cyane. Hanyuma Afande Rugabo, nawe kandi wumve neza cyane ko wagiye mu mubare w'abantu bakoze ibintu byiza cyane. Hanyuma rero reka noneho basobanurire ukuntu byagenze. Ubundi operation yatangiye mu masaha ya mu gitondo, kuva ku isaha 11, ubwo isasu rya mbere ryavugiraga ahantu hitwa Mukoko, ndetse naho bitarugezi, ndetse na za Rurambo. Aha hose habereyemo urugamba rukomeye cyane rw'imbatura mugabo. Ariko kandi si ibyo M23 yari yazindutse igambiriye, kuko aho ngaho bari guhangana na Adui usanzwe n'ubundi bagabaho ibitero, navuga ko ari ibitero shuma umunsi ku munsi. Angara amakuru yangezeho nabashije kwakira atari ivumbi, amakuru ashyushye meza kandi aryoshye, nuko Intare za Sarambwe burya zari zamaze no gutera imboni ahitwa Poezero nyuma y'igihe kitari gitoya. Hako nagari igihe kinini badi, ntagari igihe kinini, ntavuga ngo igihe kitari gitoya mukagira ngo ni nk'ukwezi cyangwa mukagira ngo ni nk'amezi, oya, ahubwo ni igihe navuga ko ari igihe kandi kitari kirekire, ni iminsi igeze kuri hagati y'3 n'4. Ndakubwiza ukuri ko hari ibintu bitoroshye. Intare za Sarambwe rero uyu munsi zikaba zamaze kugira gute kubigeraho. Ubu muri uyu mugoroba ibintu bibaye none ahangaha ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikaze kandi bikozwe n'iza Sarambwe. Ese bigenze bite rero? Ibintu bibaye, Intare za Sarambwe zimaze ubundi zatatse mu masaha mu gitondo, hanyuma zinjira hano muri Poezero ku isaha ya 5 z'amanywa. Ahanga nibwo bari bamaze kwinjiramo neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Hanyuma saa 7:46 umutaramu uriyo imbere mu masasu yahise anyandikira ambwira ati Poezero kabisa 1/2 tumaze kukigeramo, bamaze no kwinjiramo, bamaze no kwirukanamo Adui. Atariko tumaze kuri turundi mu koroneri ukome cyane w'umurundi, ariko ntiyapfuye, ahubwo tumufite rwa mikono, twamufashe rwa mikono, twamufatanye igihanga. Bivuze bamufatanye igihanga, wenda reka mbivuga uko gusa nyine bamufashe pe, bamufashe matekwa, niko nabivuga. Hanyuma bigeze ku isaha 11 nanone n'indi minota nk'irindwi twandikiranaga, arambwira ati noneho confirmed, ubu tuvugana araburaga gatoya cyane ngo Poezero n'inkengero zayo zose tuziraremo mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose. Nkaho bidahagije, saa 12 zuzuye mu kadomo, none anga aribwo mpise fata microphone kugira ngo mbagezeho amakuru. Ahita ambwira ati Poezero birarangiye. Bivuze ngo ninjye muntu wa mbere ukoze breaking news, bivuze ngo ninjye muntu wa mbere ukoze breaking news. I breaking news rero inyeretse ko Poezero tayari bimaze kugira gute, bimaze kuba birangira. Ni nyuma y'igihe rero kitari gitoya, n'ubundi burya erega Adui niyo yamara mu gace iminsi igeze muri 2 utaramukuramo, cyo mbifata nk'atari igihe atari igihe gitoya. Ntago ari igihe gito ku Ntare za Sarambwe, kuko buri Ntare za Sarambwe iyo muhanganye zamaze kukubona neza cyane 5 zamaze kukuzuminga zakubonye, burya ntago ushobora kumara amasaha 28 mu gace kabo. Ariko kuba bari bamaze iyo minsi bigaragaza ko Afande Makenga
yari yatekereje kora avuga ati ntago ibintu byose babikora cyana, ahubwo urugamba rusaba kugenda witonze kugira ngo ubashe kurutsinda. Ariyo mpamvu bamaze igihe biga bano basirikare bakaba bakuyemo mu gihe kitarengeje amasaha 6 mu gihe bo byabatwaye iminsi myinshi cyane kugira ngo bakuremo intare za Sarambwe. Kandi amakuru mfite nuko batazikuyemo, ahubwo zo zakoze reprise strategique mu rwego rwo gukunda amahoro no gushakira amahoro abantu batuye Puezero, kubera ko hakoreshwaga drone, hagakoreshwa n'ibino bibunda bya musahada. Kubwizo mpamvu rero intare za Sarambwe zikavuga ataho kugira ngo apfe beshi, reka twe tube tuvuyemo hanyuma tuzagarukamo undi munsi. Nuko byagenze rero, reka tugaruke ahitwa Rugezi ndetse tujye n'ahitwa Rurambo. Rurambo rero nangaha huza imirambo, ariko buriya iri zina naryo bisa ahantu wagira ngo umuntu wari hise yarazi ko azabera bino bikorwa kugira ngo ahitwe mu Rurambo. Ese abantu muhazi neza mwambwiye ku mateka y'aka gace kitwa Rurambo ndetse n'aka kitwa Rugezi. Ese Rurambo haba harigeze kuberaho ibintu by'imirambo cyangwa bagira ibintu by'iki n'iki wenda ntazi byatumye bihitwa uko kuntu? Wenda Rugeziho nabyumva hashobora kuba hari ikintu cy'ikigezi kinini cyane, ariko se noneho Rurambo byo byifashe bite? Mu nyandikire muri komenti umuntu hazi wahavukiye, ndabizi neza cyane hari abantu benshi muhazi neza cyane, munsobanurire Rurambo kano gace kako amateka yako nayahe, niki cyabereye kugira ngo bahite mu Rurambo. Rero Rurambo ndetse na Rugezi n'uduce duhanye imbibi, niyo makuru mba nakuruye nyakuye ku bataramu banjye baba bahageze indani kwa ndani baba bariyo. Ahangaha amakuru bampaye aravuga ko hano mu Rurambo tayari biri official, intare za Sarambwe zakore operation ndetse zamaze no kuyivuganira abasirikare bageze kuri ndabona ni 7 b'Abarundi, naho abandi ngo birukase baracika, abandi birukase baracika bitewe nuko babonaga ko ibintu bitaboroheye abana gatoya. Aba bacitse rero bageze imbere gatoya n'ubundi baza kugwa muri ambushi, bageze aho bita za Rugezi, anga naho bahageze bahita bahura n'uruva gusenya, birangira bakubiswe izakabwana. Anga rero ndababwiza ukuri intare za Sarambwe nta mikino oya nayo nabyo guseka makenga afite. Ariko kandi hagataho nongeye kubabwira mu makuru muca makena ndi kubageza, ndababwira ati se Uvira twayitashye. Abantu mwandike muri comment nyinshi, comment ndashaka uno munsi comment zibe nyinshi, mwandike muri comment muvuge ati Uvira twayitashye, babishaka batabishaka, yaba Monisi kwihari yaba idahari n'ubundi Uvira murayitaha pe. Abakunzi bizasarambwe nibo mvuga, kandi umukunzi wizasarambwe burya kanda subscribe, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo mukande subscribe. Uvira uko byagenda uko ariko kose murayitaha pe, bitewe n'iki rero? Dore impamvu zigeze kuri 3 zitumye mvuga ko Uvira mwayitashye. Ariko badi reka mbe ndetse izo mpamvu ndagenda mvuga imwe kuri imwe. Ahangaha ikintu gitumye mvuga ko iyi Uvira mwayitashye nuko Prende Ruzizi ariho hari imbogamizi ikome cyane, hari n'urukuta rw'abasirikare b'Abarundi kandi benshi bakundaga kugaragaza ibimenyetso byuko bazafata .0 bagafata Kamanyora bagafata n'utundi duce. Ariko none ahangaha nibe Muvetura yakoresheje na yamarozi, sinzi noneho izi strategy bazikuye, sinzi ikintu bakoresheje kuko nanjye byantunguye cyane. Ariko nagiye kubona mbona abasirikare b'Abarundi bari kwirukanka nk'abahanzweho, wagira ngo bari guhunga nk'idubu cyangwa tayiga, cya gisimba kinini cyane kiri mu moko y'ibisamago y'ibigwe gutyo, rumwe runini rwa tayiga mugira ngo abantu benshi muraruzi. Birukanka kibuno amaguru bayabangiye ingata, bavuga ati mana nyagasani ibi ni ibiki? Njyewe rero mbanza kugira ngo ni intare za Sarambwe ziri kubakinagiza, mbanza kugira ngo wenda ni na ya mpamvu ya Monisco wenda iri kubakinagiza bagiye kuvamo Monisco yinjire. Kumbi burya Monisco nta na gahunda yo kuza ifite vuba. Gusanga intare za Sarambwe zifite icyo bita strategy, zifite se navuga ngo ikibata, bafite uburyo bajya bakoramo, navuga ko ari uburyo butangaje, uburyo kandi buhambaye nanone, ariko bukaba ubundi buryo butajya bupfa kumenywa neza n'iki gisirikare cy'u Burundi, kuko buno kino gisirikare cy'u Burundi nacyo kimenye zino strategy cyajya kizikoresha rimwe na rimwe. Ahangaha amakuru ngiye kubaha rero aragira tuti abasirikare b'Abarundi bagaragaye birukanka bavano muri Prende Ruzizi bagenda basa n'abasubira muri Uvira, ariko bahagariraga aho bita Kingwengwe ndetse na Kawezi. Mu nyuma y'igihe gito cyane, kuko ibi byabaye mu masaha mu gitondo, nyuma y'igihe gito cyane, reka nze mbabwire neza, nyuma y'igihe gito cyane M23 ku isaha ya 3 yari yamaze kujagajaga bino bice byose byari birimo abasirikare ba FARDC. Ariko hari ikintu kimwe Muvetura yinjiyemo itabashije kuneka neza ngo imenye icyo ari cyo.
nuko mu birukaga burya batagiye bose, ahubwo harimo abasigayemo. Ibi buryo nubwo Neva ndetse na Prime Niyongabo batekereje baravuga ati tugomba gukoresha izindi strategy M23 itari yagakoresha cyangwa se batari bakabona dukoresha, bavamo ariko hasigaramo abateze ambushi ndetse hasigaramo abasirikare bakomeye aribo ba special force tujya tuvuga cyangwa se abakomando b'abarundi. Gusa bari bakeya papa, bari bake, ntago bari abahangana n'abakomando b'intare za Sarambwe. Oya we ndabyanze, ndabihakanye, ntago bahangana n'intare za Sarambwe ngo bapfe gutsinda bari abakomando batarenga hafi na 50 bakajya kurwana n'abasirikare barenga hafi 40 ba M23, kandi M23 tubizi neza ko abasirikare babo batanu babasha gukubita batayo yose bakayihashya bakayigira indembe. None rero ibi byabaye byatumye intare za Sarambwe zongera kwigarurira no Prende Ruzizi. Harimo uduce twinshi cyane bagiye bifatira, harimo Kiriba, harimo Runingo, harimo Bwegera, aka gace nako bari barakatse kegeranye, bari barakabatse kegeranye na Sanze, ariko M23 niyo yaragiye yikuramo. Ibi byose byabaye rero, ibi byose byabaye byasize intare za Sarambwe zegereye ku buryo bukomeye iyi ngiyi Prende Ruzizi, kandi kwegera Prende Ruzizi ukagera hano hepfo za Kingwengwe tayari ubusigaje kujya tema ukata wikubita kawezi ukata winjira umujyi wa Uvira. Reka rero iyo nkuru duse n'abayicumbikiye aho ngaho, ariko turaza kwigaruka wenda mu yandi makuru ari buze kuhakurikira maze kumenya neza cyane uko biza kuba birangiye, kuko mu masaha ya saa 3 ndaza kubaha ikindi kiganiro gishyushye, muze kuba hafi cyane kuko saa 3 mbafitiye amakuru aza kuba ashyushye nkomeje gukurikirana n'undi mutaramu wanjye uri ku rugamba, kuko Fisi yamaze kwerekezaho tayari, ndetse nibiza gukunda turaza kumushyira ku murongo wa telefone atubwira uko byifashe. Hanyuma nanone kandi Uvira abasirikare b'abarundi birukashijwe n'iki? Uvira abasirikare ba FARDC niki cyabahungishije? Dore uko byagenze rero, amakuru mba nayazanye kamindure, makuru mba nayazanye kabisa. Ahangaha ikintu cyateye abasirikare b'abarundi guhunga ngo byatewe bo batangaje ko ari uko bagiye kuvamo MONUSCO kinjira, kandi kuvamo kwabo burya ntago ari bose nkuko twabibabwiye bagiye babikora no muri biriya bice, n'ubundi bavagamo bamwe bamaze gukuramo imyenda, abandi bagize ubundi buryo bugiye butandukanye babukoresha. Ariko mwoka byaramwe ibintu bibabayeho ni ishyano. Byagenze bite rero? Aba basirikare bahunze Uvira bahunze bitewe n'ikibazo cyaraye kibayeho, kuko mu 23 nanone yongeye kongera ngo kwinjira muri defense zabo yivuganamo abatari bakeya, kuko na nubu abasirikare bashimuswe ariko bataramenyekana aho bajyanywe, kandi bikekwa ko bashimuswe ni za Sarambwe. Kandi za Sarambwe ntago zibasaba ibiganiro ngo bagire gute baganire ngo babe bagaruza abasirikare babo, ahubwo ari aho bagenda bakababika mwibanga rikomeye cyane. Ese M23 aba bantu iri kugifata shaka kubamaza iki? Ni mugambi nyabaki ifite? Ibyo byose uraza kubikurikira mu kindi kiganiro nza kuza kukugezaho. Hanyuma rero murumva ko Uvira intare za Sarambwe n'ubundi zisanzwe zikotorora, kuko hari n'abasirikare bagaragaye hariya neza ku mupaka Kavimvira, aho bari ku musozi bitegeye ku kabuga k'indege kari hariya muri hano hafi na Bujumbura, ka drone gakunda nakabuga k'indege kagurikirizwa amadrone ariyo yaramaze imisi yibasira mu Minembwe. M23 rero ikaba yari kukabinda kugira ngo igatemo drone kamikazi ibe yagashwanyaguza, kuko buri intare za Sarambwe zaravuze ati jewe buriya bishobora kugenda gute bikagenda bite atariko rwose Uvira yo ni yacu n'umundi ntaho mujya, ntago mwadukuramo uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma rero katugaruke tuve aho ngaho muri Uvira, mite mabwira ikimenyetso, ibyo byari bimenyetso bibiri, reka mabwira ibindi bimenyetso. Ikindi kimenyetso aricyo cya gatatu ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho ku bijyanye na Kivu Amajyepfo. Ahangaha rero M23 yaciye Mfizi itantira Warungu iyigira muri Mfizi, ndetse ihamazemo n'iminsi myinshi cyane. Ahangaha hinjiyemo abasirikare badasanzwe b'intare za Sarambwe, binjiyemo bagiye gukora iki? Bagiye kwigarurira mujyi wa Baraka, bagiye gufata kano gace kitwa aka gace n'agace ka Makobora, akandi kitwa Kajo, ariko M23 ashyize abasenipa, akandi kitwa Swima, akandi kitwa Kasengese, ukahita ubona ukinjira Baraka. Nyaboneka ntago byoroshye ndakanyagwa. Intare za Sarambwe zikoze operasiyo ya kasamutwe
intare za Sarambwe zibasiye aba basirikare bose b'abarundi ndetse n'abariya bose bari bafatanyije kuza guhangana ba Wazalendo ba FARDC irabarashibiraye mirabarasa ku rwego ruri hejuru cyane. Ibi ngibi rero nkaba nkomeje nabyo kugira gute kubikurikirana. Ahanga rero mu veturi kishaka irashaka gukatinga uno muhanda uturuka muri Uvira werekeza za Baraka, bamara kufunga bakabafungiye amatara n'amazi, umujyi wa Uvira bagatangira kuvoma i Burundi aho kugira ngo bavome iwabo aho bavomaga. Birumvikana rero ko ibintu byamaze kugira gute guhindura isura. Hanyuma rero dusoza n'amakuru yacu munyemerere twite twerekeza Warikare, mbabwire ko ibintu bitoroshye, mbabwire ko ibintu bikomeje kugenda bigorana. Si Warikare intare za Sarambwe noneho iyo operation zayitekereje ute badi? Operation kwitwaza gatarina n'imbwa. Ahangaha rero izo mbwa mvuze utagira ngo ni imbwa zisanzwe, oya nimbwa zireha ibintu by'ibisasu kuko bavuze ko hari hatezwemo ibintu bya mine, hatezwemo ibintu by'ibinoze, hari rwo rukuta abasirikare b'ababirigi bakoze. Ariko burya ntago M23 nayo ireba hafi ahubwo iratekereza ikareba kure. Kikora rero cyo bakoze binjiranyeyo ibintu by'ibibwa byatojwe kugira ngo bihige amasasu binayahumurirwe, hanyuma bagende babitegura umugenda hataho bitazagira nabo byangiza cyangwa se bikaba byabica. Ngayo nguko rero bakunzi bacu ntago byoroshye. Nanone kandi Tshisekedi na Neva ivumbi ryabatumukanye, ariko Neva noneho Tshisekedi sinzi harabaza kumugurira agacupa kubera ko yamaze kubakora ibyo Neva Tshisekedi yifuje kuva kera. Ntago azigera bera M23 nta nubwo ahubwo azabera Kinshasa. Neva rero yamaze gufata inshingano zo kuyobora African Union cyangwa se Afrika yunze ubumwe. None muri uyu mwaka akaba yarasimbuye mugenzi we Joao Lourenço, perezida wa Angola. Kugeza amagingo yanga rero ntago ibintu byoroshye. Neva ndetse ari kuvuga ko ashobora kuzuza noneho akajya atanga itegeko rikaze cyane. Ese biragenda bite? Mukomeze munkurikire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ndaza kubibasobanurira mu kindi kiganiro kiza kuba gikurikira. Hanyuma rero ndagushimiye mukunzi wacu we nshuti yacu akadasoka, wowe tubana umunsi ku munsi. Njewe waruri kumwe nawe nitwa Pacific, mugenzi wanjye Fils ntaga hari. Ubwo rero turaza kugaruka mu yandi makuru mu masaha 3 z'ijoro. Muze kwa hafi cyane kuko amakuru ngiye gutegura na makuru ya kasa mutwe kandi araza kuba aryoshye cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wibuke gukanda subscribe, ndagukunda cyane. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.